Cyiza rero inshuti zacu nizere yuko mwakomeje kugenda mugubwa neza mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, nguhaye ikaze kandi nkomeje kukwifuriza urukerera rwiza. Muri kino gitondo tuba tuzindukiye aha ngaha kugira ngo tuganire, turebere hamwe ubuzima bwacu ko twabufata neza bukagubwa neza. Hari igihe waba urwaye, hari igihe waba urwaje, hari igihe waba wagize ibyago, ndakubwira ngo ihangane. Ariko wowe urembye waheze hasi, ndakubwira ngo ntugahere hasi, kuko buriya ubuvuzi buriho kandi bwakugirira umumaro. Gira gutya ukomeze ubyumve, turaza kubigeraho neza ibyatuma ugubwa neza. Muri kino gitondo rero uragenda uganirizwa na Gisake cyangwa se Kisake, ariko ntabwo ndi njyenyine, inzobere mumaze kuyimenyera aha ngaha. Mwaramutse neza? Waramutse neza mukuru Kisake Dr. Mumeze mute? Nta kibazo, Uwiteka araturinze. Nizere yuko rero mwakomeje kugenda n'ukuri mumutega amatwi. Uwo turi kumwe ni inzobere muri bwa buvuzi mu kubafasha, akaba yitwa Kaona Wodan. Yes. Aha ngaha ndabeshya? Ntabwo beshya, niyo mazina ari permanent. Yes. Ariko noneho uvuge cyane. Yeah. Ibi ngibi baraza kubikuramo. Ndagusaba wegere mikoro ariko uvuge cyane nk'uko mba mvuga. Yes. Cyangwa intebe irakubangamiye. Yegera imbere uzajya uvuga cyane. Hari byinshi rero tuganira muri no rukerera. Hari ikijyanye n'ubuzima busanzwe, uburwayi bwo mu mubiri ni gute twabwirinda. Buriya umuhanga umwe yaravuze ngo nimba ushaka kugira imbaraga nk'iz'ikimasa, wirya ikimasa ahubwo rya nk'ibyo kirya. Yes. Ariko uwo muntu yari afite imigani ikomeye. Ariko ibaze nawe, umuntu arashaka kubaho atarwara, ni byiza rwose pe, ariko akarya ibimutera uburwayi. Ibaze nawe, ntabwo nkubuje kurya inyama ashwi, ahubwo koresha cyane cyane ibintu by'ibimera kugira ngo intungamubiri ziboneke mu buryo buhagije. Abantu benshi bitera uburwayi, ugasanga umuntu guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere arakoresha inyama gusa. Shyiraho n'amafiriti, buto zirenze. N'amafiriti, ibiryo biri seshe cyangwa se byumagaye. N'izi nkoko z'inzungu. Ugasanga abantu nizo twirira gusa. Zikurira mu kwezi kumwe. Niyo mpamvu nari mbabwiye ngo nimba ushaka kugira imbaraga, kuba ubuzima bwawe icyo bita immunity cyangwa se systeme y'umubiri iguha abasirikare bahagije b'umubiri, hari uburyo ki wakagombye gukoresha ibintu bikiri natirere. Ukitwa umugabo ntiwongere gucishwamo amaso, cyangwa se ukitwa umugore ntihongere gucishwamo ijisho. Aho rero twarimo turagenda tubabwira ibyo tuza kuganira. Hari ibintu ngiye kubabwira, ubundi burya no mu kiganiro tujye dufasha abagabo, dufashe n'abagore cyane, dufashe urubyiruko rwacu, dufashe inkumi zacu, kugira ngo ejo n'ejo bundi nizo zizavamo abazubaka ingo cyane, kandi akaba ari bo foundation y'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Yego, niyo mpamvu muri kino gitondo tugiye kubaganirira uburyo ki umugabo ni ibihe bibazo ahura nabyo, kugira ngo ubundi nkunda kubivuga neza. Hari ibibazo bifata umugore, hari ibibazo bifata umugabo. Noneho ugasanga mu rugo kubaka urugo rwanze, byanze neza neza. Ugasanga umugore kubaka urugo byanze. Byaba bituruka hehe? Byaba biterwa n'iki? Ariko cyane cyane ugiye kwitegereza, usanga bimwe mu ndwara zishobora kuzanira abantu kuba ubuzima butagenda neza. Hari igihe urya ibyo kurya ugasanga mu byo uriye ubiriye nabi, bikakuzanira ingaruka. Bagasanga uriye igihe kigiye, bikakuzanira ingaruka. Bagasanga ubiriye unywa, nabyo bikaba ingaruka. Kandi no kutagira umutekano, kuruhuka bihagije mu buzima bwawe. N'ibya bibazo turimo turagenda twikururira. Hari uburwayi bwinshi buriho abantu bitera. Hari n'ubuterwa n'iyi si turimo cyangwa se ikirere turimo. Hari
ibyo wariye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yes. Muri kino gitondo rero utega amatwi nkugire inama y'icyakorwa kugira ngo ubuzima bwawe bugubwe neza. Yeah. Ndashaka kubanza kuguha umurongo wa telefone kugira ngo byibura wowe unteze amatwi uwandike. Umurongo wa telefone wa Kisake, nimba warwaye mpamagara tugukurikirane tukugire inama. Mpamagara kuri 078 00 75 130. Ndashaka kongera kuyigusubiriramo, ni 078 00 75 130. Uwo murongo ni uwa Kisake, ujye uhamagaraho, ujye utwandikira ubutumwa bugufiya cyangwa se utugisha inama kugira ngo ubuzima bwawe bugubwe neza. Iyo umuntu avuze ngo ubwo ni umugabo ngiye kubaka urugo, cyangwa se umukobwa akavuga ati ngiye gushaka cyangwa se ngiye kubaka urugo, hari ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kuba wujuje. Yes. Ibintu bitatu by'iki bikwiye kubaka urugo by'ingenzi. Ubundi hari icyo bita inkingi ya mwamba hagati y'umugabo n'umugore. Yes. Icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina iyo kidakozwe neza, iyo nkingi nyamwamba iyo itubakitswe neza, urugo rurasenyuka. Icyo nicyo njya nkunda kubwira abantu cyane. Mbese urugo rwaba hariho ikiburaho, nibyo bya bindi njya nicara nkabwira ni urugo si ukugura imyenda myiza, urugo si ukwambara neza, urugo si ukuba wahashye mukaharya mugahaga, ahubwo buriya bumwe buri hagati y'umugore n'umugabo nibwo bwuzuza urugo n'abana bakishima. Ya nkingi nyamwamba iyo umugore yayibonye neza, umugabo yayibonye neza, urugo narwo rumera neza, abana bakamera neza. None kwaguhaha bikaza ari inyongera. Yes. Mbese ni bya bindi ufite ngo ufite azongererwa, n'udafite azakwa nako yari afite. Mujye mwihangana, njye nkunda kuganirira abantu nisekera, kuko ariko burya akabi gasekwa nk'akeza. Mujye mwihangana, akabi gasekwa nk'akeza, ariko reba, ariko kawo nawo. Yes. Ndagira ngo nkubaze kandi usobanurire abantu baduteze amatwi. Nimba njyewe Kisake ndimo ndabwira abantu ngo hari ibibazo bituma umugabo atitwa umugabo, hari ibibazo bimugeraho ugasanga neza kurongora umugore we byananiranye, cyangwa se yatekereza gukora icyo gikorwa ugasanga ni umunota umwe, uwo bari kumwe ugasanga we asigaye mu bibazo. Ugasanga asigaye mu ki? Mu bibazo. Ibyo bibazo umugabo yabivamo ati ndashaka ko upfundura agaseke wapfundikiye, ukakabwira abantu kugira ngo byibura ibi bibazo abagabo bagira, ibi bibazo abagore bagira, reka tubagire inama, kuko burya ibi byose tuvuga bishingiye muri cya cyumba cy'abubatsi. Ariko burya kugira ngo ibyo bibazo biboneke, ntabwo ikibazo cyiza kidafite ikikizanye. Icyo ni icya mbere. Indwara zitandukanye ziza zigafata umuntu nizo zituma icyo bita icyakabaye cyubaka urugo kuri uwo munsi gisenyuka kikavaho, kikarangira. Impamvu hari indwara runaka ziba ziri mu mubiri zizana ingorane. Izo ngizo nizo nshaka rero ko kugira ngo umuntu akabariro kamunanire. Wenda reka dukomore ku nzoka yo bita aterekomunasi niyo bita aterekosifari. Telekomunasi na terekosifari. Inzoka izo ni izintu zikora imikorere yenda gusa, ariko yose ikaba ishobora gusenya urugo. Uriya akagira ikibazo cyo kuba apeti ipfa. Ubwo mu yandi magambo, kugira bwa bwiyumvire, ubushake bwo kubonana n'umugore, bwo kubonana n'umugabo bikarangira cyane. Ariko ibaze nawe uri umugabo uraryamye, burya muri no rukera abantu badukurikiye bakiryamiye, abandi wenda barimo kujya mu kazi, abandi barimo kukavaho. Yes. Reka tubaganirire. Ibaze nawe uri umugabo urubatse, iki gikorwa cya kukijyamo kigacikira, umugabo agashyukwa, yajya kurongora umugore we, igikorwa kigahita kirangira. Ariko burya reka nkubwire,
n'umugore agira ubushake agashyukwa, yego. iyo atashyutswe ntabwo wayishyiramo igemo. Ubundi reka tubibabwira neza, nk'uko mu rugo iyo umuntu agiye guteka haba hariho ibirungo biryoshya ibiryo, tukagira inyanya, karoti, green pepper, akanzari, n'ibindi abantu baturusha. Ukabitegura ukavuga uti ngiye nabitogosa nab'ikaranga, ariko ni ibihumuza ibiryo, ni ibyongerera uburyohe ibyo tugiye kurya. Ni nako mu rugo iyo cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kidafite ibigishyigikira kirapfa, biba byarangiye. Umugabo ari aho nta bushake akigira, nta bwiyumvayumve bwo gushyukwa akigira, afite muri we. tirikomunasi irahari. Ibibazo cyangwa se ibimenyetso bizakwereka ko ufite terekosefale, tirikomunasi, ni ibi ngibi tugiye kugusobanurira kugira ngo wowe buriya reka dutangirire ku bagore cyangwa se abakobwa, kugira ngo niwibonaho bino bimenyetso uvuge ngo tirikosefale yanyinjiriye, terekomunasi yanyinjiriye, uhere kuza utugane tutarakubwira bino bimenyetso. Erega abantu buriya mwakagombye kumva ikintu tuba tubabwira, mwakagombye kukimenya, mwakagombye kumenya. Abantu baduhamagara mu kanya turaje rwose tubitabe, mu kanya turaje tubahe nimero, noneho mutangire muduhamagare, nibyo byiza. Ariko aka kanya igihe tutarafungura umurongo muraba mwihanganye, reka tubanze tubaho umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone ushobora kwifashisha uduhamagara, gira gutya wandike 07 8 00 75 130. Turongera atugusubiremo 07 8 00 75 130. Uwo murongo wa telefone uwumpamagareho. Ariko reka tubahe na Airtel Tigo, buriya hari aho abantu bagira na Airtel Tigo da. Umurongo wa Airtel Tigo reka tugire gutya rwose tuwubahe. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. 07 25 92 63 36. Iyi mirongo yombi mujye mwandikaho Kisake. Kabonaho Dan agiye kubabwira bimwe mu bimenyetso bizabagaragaraho, mumenye ngo twatewe, twinjiriwe, ubuzima bwacu bugiye gusenyuka. Reka tujye hano kwa Kisake abe yadufasha. Turi hano rero, utega amatwi wumva hano dukorera. Ni Kigali Kicukiro Santere. Kigali Kicukiro Santere. Aho waba uri hose ukaza ukagera Kigali Kicukiro Santere, mpamagara tube twakuyobora neza uze utugereho. Ahandi ni hano Iburengerazuba. Iburengerazuba ni hano neza ku Kibuye. Iyo uje ukagera Irubengera tayari buriya uba wamaze kungeraho. Nuza neza ukagera Irubengera uzaba wangezeho. Murongo wa telefone ni ingenzi rwose pe, wandike uzajya umpamagara kugira ngo batakuyobya. Umbaza uti Kisake ndahangaha nkugereho gute, mfite ikibazo iki niki cyandembeje, nkore iki kugira ngo kirangire. Wandike, andika 07 8 00 75 130. 07 8 00 75 130. turacyayibereye kuri buno burwayi busanzwe. Twahereye ku bituma urugo rwubakika neza. Ni ibiki birukoma mu nkokora, cya gikorwa cy'inkingi ya mwamba. Ese ni ibiki bituma kitabaho neza?
ariko kenshi na kenshi nagusobanuriye yuko bishobora gutuma iyo nkingi ya mwamba urugo rusenyuka rukava ku muramwa cyangwa se kuri gahunda yarwo. iyo ufite inzoka zo bita aterikomonasi, aterikosifari, hari tugiye noneho mu bimenyetso bituma iyo nkingi iribwa n'imiswa, inkingi neza neza ikagwa hasi cyane, ubwo urugo rugasenyuka. igipfunsi kigahinda. Nugira gutyo ukabona utangiye kugenda wishimagura mu myanya ishinzwe kororoka, uzamenye ko iyo ndwara uyifite. ariko ibaze nawe uragira gutyo ukishima mu myanya ishinzwe kororoka, ese icyo gikorwa kizakuryohera? Ntabwo cyaryoha. None se waba udafite kwishima ukagira peti? Ajwi nta petayiti wagira. Warya ibyo kurya ufite ibisebe mu kanwa ukabasha kurya ibyo kurya bishyushye, byagira gutya bikakotsa bikajya muri bya bisebe, n'iyo umunyu ukozemo bibarindura. Tirikomonase iragenda igasa nk'icukura utwobo cyangwa se ikadomagura muri bya nkingi. Ubwo nimvuga inkingi ni muri bya bice bishinzwe kororoka, imiyobora yabyo ikagenda ikahasenyagura, wajya gusoba ukaribwa, cyangwa se ukazana udukari duke cyane tubabira, turyanira nk'umuntu wariye urusenda, turyana cyane nk'umuntu wariye urusenda. Noneho rimwe na rimwe, ariko reba umugabo wawe araguteguye, aje yifitiye imyumvire y'uko icyo gikorwa kigomba kubaho, wowe wifitiye uburwayi n'ibibazo byakurenze, ubumaranye igihe, nubwo uvuga ntago yumva. Fata tirikomonasi urayifite, ibyo bimenyetso turimo turagenda tubibabwira. Ubundi buriya hari uburyo bune umugabo yakagombye guteguramo umugore. Ako se bwaba ari nk'ubuye kugira ngo umugore amenye yuko bamwitayeho, bamuhaye gahunda. Hari icyo bita gutotesha, hakaba icyo bita kunekesha, kuyimwima. Burya se nabyo bibamo. Umugore agomba gutoteshwa, akanekeshwa, ndetse wajya kuyimuha ugasa nk'uyimwimye kugira ngo aza kwirohemo cyane. Tujye dusobanurira, amenye agaciro kawe, ayimenye. Tega tujye dusobanurira, ayihe agaciro. Burya saba abayihaye agaciro abagahaye we nyirayo. Mwese burya ba muri kumwe kuko n'ubundi kuriho. Ubaye amasaha abana ntabwo barakanguka neza, baracyasinzira. Niyo mpamvu bino bintu tugomba kubibabwira mwebwe muduteze amatwi kugira ngo mubimenye. Noneho ugize gutya, tirikomonase yarakwinjiriye, terikosefari irakwinjirira, ufite udusebe mu gitsina, uragenda ukishima cyangwa se ukanyara ubabara, ukagira n'amazi y'umweru asohoka. Buriya nge ntabwo nayita amazi, ni umwanda uterwa na ya tirikomonase. Ibintu bimeze nk'amata yapfuye, ukagira utyo ukabona birimo biragusohoka mu myanya ishinzwe kororoka. Kandi wakwambara n'umwenda w'imbere kasuve, ugasanga katose, cyangwa se mu cikopa niko bazita, ukibaza cyavuye kuki, ugasanga yatose. Hariho ibintu bifatira. Ariko burya cyane cyane no ku bagabo, ku mugabo udasiramuye, iyo agiye nko gukaraba agafata ku ruhu rwayo, atangira kuvamo ibintu by'umweru. Burya nibyo bishobora kubyara umwanda. Rimwe na rimwe aryamanye n'umugore ufite kira kibazo cyo kwihagarika agatonekara, kugira uduheri mu gitsina, kuvamo ari amazi y'umweru, bimuzanira ingorane zo gutangira kuziba umuyoboro w'inkari. Tayari burya nawe aba yafashwe. Iminsi 2, umunsi wa 2 agatangira kwihagarika amashyira, umunsi wa 3 wa 2 amashyira akaba arimo kuva mu gitsina, ukajya kumva ngo kana karwaye umutezi. Kubera iki? Byatangiye ari ruto wumva akantu kakujomba karyaryata, akantu kameze nk'umurabyo karabya mu gitsina. Burya rero ibanga utaramenya, umuntu wafashwe n'iyo ndwara akajya ari burwara umutezi, ashobora kurongora abagore barenze 3 kuko imboro nagigwa. Kubera ko ihora ihagaze, ariko ni ni umunota umwe, kubera yuko ababiba indwara muri bagenzi be, wagira ngo ni umuzimu waba wamwinjiye. Buriya ubu burwayi abantu yaba babwumvaga bakajya kwivuza, umuti urahari. Uwo mutezi, iyo imburugu, iyo tirikomonase, iyo terikosefari mugendana, ibi ni ibintu bishenya ingo z'abantu kandi bigasenya n'ubuzima. Dukomeze twigendere.
twaba twibereye muri bino bimenyetso turimo turareba uburyo ki umugore adashobora kuryoherwa na kino gikorwa. Ubundi umugore yakabaye atanga uburyohe mu rugo, ndetse n'umugabo nawe agatanga uburyohe mu rugo. Reka rero ugire gutya ube wifitiye tirikomunase irimo kukugenda mu mubiri muri iyo myanya ishinzwe kororoka. Noneho muri bwa buryo nakubwiye umugabo ateguramo umugore we, araguteguye, amavangingo arabuze. Ubundi buryo akigutegura bwa bubobere bwakagombye kuza, kuko bwitegura ko umugabo agiye kwinjira. Bwa bubobere yamara kwinjira, noneho na ya mavangingo hari ahantu ava. Umugore buriya utagira amavangingo ntabwo anezeza umugabo, ariko nta mugore utayagira. nyine nicyo ahubwo kiriya kibazo cya buriya bukoko buragenda bugafunga iriya myanya ibuka neza hagati y'umugabo n'umugore. Iyo baryamanye umugore akagira apeti agashyukwa, hano hagati umwenge usohora inkari umugore akoresha kunyara, ntabwo ari wo mwenge usohoza inkari z'amazi mvabugingo. Ubundi abantu bagomba gutandukanya bino bintu. Hari icyo bita amavangingo Imana yashyize mu mugore, turagendera neza kugira ngo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kiryohe. Noneho hari n'inkari ziva mu ruhago. Buriya inkari ziva mu ruhago, yo imibonano mpuzabitsina igiye kuba, wa muhehe utanga inkari ziva mu ruhago uhita wifunga, igikorwa kikabanza kigakorwa. Noneho ya mavangingo ava hepfo gato, reka kino kintu tukibabwire, kiritorisi buriya mu Kinyarwanda ni iki? N'urugongo. Hepfo gato y'uwo mwanya tuvuze uba ku mugore. Noneho iyo tirikomunasi yahageze, mu yandi magambo uribonaho kwishima buri kanya, ibintu bimeze nk'amata yapfuye birava mu gitsina cyawe, urinukira cyangwa se urazana impumuro itari nziza, no kwihagarika ukumva turyaryate, uraryaryatwa, uraribwa, ugira n'umushiha. Buriya iyo uwo mushiha waje ujya ubimenya. Rimwe na rimwe rero dore abadamu cyangwa se abakobwa batayagira, cyangwa se hari igihe wimwonya ngo ubuse nk'umugabo ngo ndekuye ngo aya mazi ngo yavuga ko ngo ngiye ngo nanyaye ku buri. Mva yewe, ahubwo se hari umenya nuko yaje? Ntabwo umenya uko yaje, iriya ni inshingano yawe. Hari igihe abantu bamwe batabizi, bavuga batari ko umuntu utarabyara ntabwo yagira. Imana yaremye umukobwa wese akiva mu nda ya nyina, ibizavamo, mu yandi magambo, umwanya wose agomba kuba wufite ibyujuje kugira ngo umwana w'umukobwa byose bihari. Ahubwo impamvu kuri ugasanga ntibiboneka kuri wowe ni uburwayi wagize, ni ubundi byose biba bihari, ariko nta na kimwe uba udafite. tirikomunasi ikaza ikakwinjira, mburugu ikaza, cyangwa se ugatangira kujya wishe mu myanya ishinzwe kororoka, ujya umenya yuko utazaryoherwa ndetse y'amavangingo atazaza. Iyo umugabo yayigize ntabwo ushobora kumara iminota 2 uri hejuru y'umugore. Gasita winjiramo gutya ka gashyuhe, icyo bita ubwaka, bita birangira. Wumva ko kuko utireka mwemeze speed yo winjiriyemo niyo minota itarenze 2 y'uburangirijeho. Hari igihe buriya no kongera guhaguruka kakanga guhaguruka Dr. Ikibazo cyo kurangiza vuba cyane gituruka kuri tirikomunase cyangwa se umuntu wikinishije. Iyo uri umugore ukaba waranyuze muri zino ngeso ukikinisha, ubushake rimwe na rimwe urabubura. Gishobora kuzanira ubugumba, guhagarara ukagira uruzengera, kumva ubwonko bwawe bumeze nk'ubutari ku gihe, ukamera nk'aho hari akantu kabura ku bwonko, ukatangira wajya gutora ikintu ugiye kukishi undi muntu, cyangwa se wajya mu nzu ukavuga atarageye n'ibiki nari nje gutora. Ushobora kugenda ugiye kwakira ikiyiko, wagera mu nzu ukavuga uti narinje kwakira ikiyiko, yari isahani, cyari iki. Ubushake bukabura, kwibagirwa rimwe na rimwe ku bana bakiri mu masomero cyangwa se mu mashuri. Rimwe na rimwe umugongo ukajya ukurya, ibirenge bikatangira bikabyimba, mu bujana ahangaha kumva umuntu yahakoraho kumva harakurya cyane. Noneho ku bagabo bo iki kibazo
gituma igitsina cyabo kigenda kikanyunyuka. Ubu hari abaduteze amatwi, abana benshi b'abahungu iyi ngeso bayijyamo, ugasanga ya mitsi iri ku gitsina ituma ubwiyumvayumve buhaguruka, umugabo akajya ashyukwa, bikarangira neza neza cyane. Hari n'igihe ushobora kubikora ugakanguka, ahubwo wiyumva ko n'uwo uryamanye nawe nta gaciro umuhaye. Kuko hari igihe iriya ndwara iyo ihagurutse apeti irapfa, ukavuga uti yewe uyu muntu reka mpfe kumuha yuko yanyweye iwacu, bazi ko ari umugabo wanjye, ariko ukaryama ukagarama nk'inka bajyanye kubaga, bikanga. ukavuga uti kora ibyo ugira, njye ndashaka no kwiryamira. Kubera iki? Uba wumva wakuzuza inshingano zawe, ariko nyamara ukazuzuza ufite iki? Ufite ikibazo. Niyo mpamvu wowe uduteze amatwi, ibibazo wahuye nabyo, ibibazo wagiye ukora kenshi na kenshi, uri mu ishuri cyangwa se uri n'ahandi, nimba utabihagaritse byaranze kuri wowe ngo bikuveho, shaka uko uza mu kigo kwa Kisake. Shaka uko uza no mu kigo kwa Kisake, kuko twabashyiriyeho poromosiyo. Shaka 10,000, shaka amafaranga 10,000 uze tugufashe. 10,000 buriya kawo nawo 10,000 hari igihe ubijyana ku isoko, nicyo bita envelope cyangwa se ishashe, wajyanye ku isoko ntiyuzure. Nubwo wagura envelope y'100, waguraho 2 3 wakora mu mufuko ukashaka ukayabura, ukavuga uti se amafaranga agiye. Ariko ubuzima nibugurwa akareka. Buriya abantu barabinsabye, barambwira ngo Kisake ubi bintu turimo amafaranga ntayo pe, araboneka gakeya, niyo mpamvu n'ubuzima bwacu bukenewe. Ndababwira nti nanjye reka mbafashe, iyi poromosiyo irimo kugenda irarangira na kuno kwezi turimo. Ariko Dr. Yego, uzi ikibazo cyo kwishimagura hagati mu maguru uko kiryana mu mayasha. Icyambere, iyo wahuye n'icyo kibazo, ushobora kugira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Umuntu yakwegera kumvuranuka umwuka udasanzwe. Nawe ku giti cyawe, niyo waba wambaye kasuve k'imbere ukumva karakunukira, ukumva ubuza amahoro, ugira icyokere kidashira n'umushiha. Umushiha ukaza ku buryo umuntu akuvugisha ukavuga uti njya ukamukanga kandi nawe utabyiteguye. Abantu b'abagabo bikinishije bakunda kenshi na kenshi imisemburo yabyo hasi, imisemburo ya kigabo ikajya hasi. Tubafitiye rero igisubizo, umukangura abagabo urahari, ugenda ugakangura ibice byasinziriye, abikinishije batarabireka, nabo tukabafasha kugira ngo babizinukwe. Nakwifasha. Nigeze kumva umugabo umwe arimo kuvuga ngo ikibazo cyo kwikinisha ngo nta kikivura. Ndamuseka ndavuga ariko uwo ntacyo yarazi. Ndavuga ni iyo uzi ko ikintu kitabaho uraceceka, kuko abazi ko ibyo bibaho. Nigeze guha abantu urugero, ndababwira ngo ushobora kwandika ibyo uzi byose bikuzura amakayi, nibimara kuzuza mu mutwe wawe nta kindi wumva washigaje. Niryo tangiriro ry'abandi kwandika ibyo bazi utazi cyane. Niwicara rero ukavuga ngo ibi ntibibaho, uzajya uba ubeshye. Umukangura abagabo urahari, iriba ry'abari rirahari. Wowe mwari nawe mutegarugori, nta bushake ugira, nta mavangingo ugira, nta bushake ukigira bwo kubonana n'uwo mwashakanye. Ariko se wabugira ute iyo ndwara ihari? Benshi na benshi hari igihe uba uri mu kuboneza urubyaro. Ni byiza rwose pe, ni n'iby'agaciro kugira ngo ubyara ubasha kurera. Benshi bakavuga ngo nimba turi mu kubonereza urubyaro, hari imiti dufata, noneho ya mavangingo ntaze, bwa bushake bugahagarara. Niko benshi babivugaho. Ariko ushobora gufata iriba ry'abari dufite, ni imwe muri product cyangwa se ni umuti dufite, utuma ubushake buza nubwo waba urimo gufata iyo miti iboneza urubyaro. Rwose ubushake bukongera bukaza, kandi niyo miti urigenza gute uyifata nta kibazo. Uzarebe ko iyo urugo rumeze neza, akabariro inzu ihanika neza ugashyiraho ibati. Iyo ugeze mu rugo, mama w'abana abwira abana ati mugende musanganire saraje. Buryo ugira ngo se nukuvuga ngo nukuba wahashye ashwi, biterwa n'iki se buriya? Urwo rwa rubariro uba uba waruteye neza. Burya se ubundi basogokuruza bacu
iyo bubakaga urugo bagashyiraho urubariro nta muyaga washoboraga guhitamo, babaga baruhamije. Ariko abagabo muri iyi minsi kubaka urubariro byaratunaniye. Uraharaga, wamara guharaga imiyaga ikinjiramo, ibiki byose bikinjiramo. menya impamvu ni uko iyo izo ndwara zibonetse twe tuzitwara nk'aho ari indwara zisanzwe zoroheje. kenshi na kenshi abantu bashobora kuba bibaza izo ndwara telekomunasi, telekosifari zandura zite, ziva hehe? Ntabwo ari izo zonyine, ziterwa n'iki? Yego, ntabwo ari ibyo byonyine bituma kubaka urugo binanirana. Ahubwo hari igihe umugabo ajya, wenda tubara urugero, kwa muganga agasuzumwa, yamara gusuzumwa akamubwira ngo urwaye diyabete, ufite umuvuduko muke cyangwa se mwinshi w'amaraso, ufite ibibazo by'umugongo, magufa yawe yamaze kwangirika, cyangwa se n'ibibazo byatewe na infection. infection ariyo turimo turavuga. Ntabwo waba umeze uko nguko ngo ibyo bizakunde rwose pe. Ntabwo biguhira. Tabaranya ugera hano mu kigo kwa Kisake. Mbibutsa umurongo wa telefone dukoresha iminsi yose, aho waba uri ukaza ukatugana kugira ngo ubuzima bwawe ubutabare. Ubuzima bwawe n'ubw'agaciro. Andika umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone ushobora kwifashisha ni 078 00 75 130. 078 00 75 130. Ndongera nyigusubiriremo, yandika umpamagare, wandika ubutumwa bwawe bugufiya, kuko hirya no hino ibibazo birahari. Hari igihe waba uri mu Rutsiro, hari igihe waba uri ahangaha Nyamasheke, hari igihe waba uri ahangaha neza mu majyepfo, i Butare, i Nyanza, aho hose rwose pe. Cyangwa se ukaba uri mu Mutara, ukaba uri mu Majyaruguru, ukaba uri hano za Kayonza, cyangwa se ukaba twumva uri i Kigali, aho watwumva uri hose, cyangwa se n'abari hakurya y'igihugu cyacu, waba uri mu Burundi, muri Kongo, muri Uganda, cyangwa se no hakurya. Ubuzima bwawe ufite mu biganza byawe. Tabaranya, uzajya umpamagara kuno murongo wa telefone tube twagufasha. Ni 078 00 75 130. 078 00 75 130. Iyo ni MTN. Reka nguhe na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. 07 25 92 63 36. Turacyagenda tubaganiriza. Uracyari kumwe na Kisake cyangwa se Gisake na Kawona Odani. Abantu benshi banditse ubutumwa bwabo. Uno yatubajije ati mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri Kisake. Nawe rwose nkwifurije ikaze ndetse n'igitondo cyiza. Aravuga ati mbariza Kawonawo, ati mfite ikibazo gikomeye cyane. Nagiye kwa muganga baransuzuma, bambwira yuko ndwaye telekomunasi ariko yanze gukira. Ati ndishimagura, umugongo rimwe na rimwe ukandya, nkazana ibintu by'ururenda mu kiziba hasi. Nubwo avuze mu kiziba cy'inda, ariko ni hasi buriya mu gitsina. Uyu muntu wamusubiza iki? Icyo nabasha kumusubiza mu magambo make, agomba kuza tukamusuzuma, tukitegereza hagati ya telekomunasi na telekosifari ikibazo ahantu kiri, agahabwa imiti tuzi indwara nyandwara yo tuvura afite. Azaza abanza asuzumwe. Bibutsa ko ino promosiyo rwose pe irarangira na kuno kwezi turimo. Shaka uburyo ki waza tugukurikirane. Shaka ibihumbi 10, shaka ibihumbi 10 uze
tumenye ngo ni ibibazo ibi n'ibi, nurangiza usuzumwe uhabwe n'icyagufasha. Unati mwaramutse neza, ati nanjye ibyo muvuga kwikinisha narabikoze nkiri mutoya niga muri segonderi, ati ariko ingaruka maze kuzibona ni nyinshi, ati ubu kurongora umugore byarananiye, umugongo urandya, ati ariko se nzabigire nte? Kenshi na kenshi iyo wagize ikibazo cyo kwikinisha ugira ikibazo cyo gutonekara amabya hasi, akakubabaza, wajya no kwihagarika ukagira uruzengera ukaba wakwitura hasi. Ibyo bintu kenshi na kenshi byangiza umuyoboro w'inkari, bikangiza uruhago, rukangiza n'impyiko. Ibyo byose bikangiza. Kandi ibyo bintu iyo ugiye kurangiza ibuka usensinga ubwonko kugira ngo bwemerere ya masohora asohoke. Mu yandi magambo, igikorwa urimo wagombaga gukorana n'uwo mwashakanye cyangwa se uwo muri kumwe, yaba ari umukobwa cyangwa se umuhungu, ugikoze wenyine. Ariko ibaze nawe icyo kintu ni ikintu gikomeye, gukurura imbaraga z'ubwonko ukazihuza n'umubiri wawe ku gitsina kugira ngo urangize, haba hatakaye imbaraga nyinshi, nta wundi muntu uhari, uri wenyine. niyo mpamvu wangirika ku gitsina cyawe kikanyunyuka kikamera nk'icy'umwana, udutsi dutoya dutanga ubwiyumvayumve tugapfa. hariho uyu ari kubaza ati Dr. Kisake, ati njyewe ndi umugore mfite imyaka 30, ati nakozeho ikintu cyo kwikinisha, ati ariko iyo ndyamanye n'umugabo numva bitandyoheye, ariko ngiyo mbyikoreye numva bindyoheye, wama bwenge ki? Ibaze nawe si cya kindi wavugaga, yes, kwa kundi wumva udashaka umugabo ukumva ni wowe ubishaka. yes, uzi ko bino bintu bigukukiramo ukagira ibibazo bikomeye cyane. nese uwo ashobora kubikora, ariko na rimwe bishobora kuza ari nk'ibirozi bamuterereje, nabyo turabyinjiraho mu kanya, cyangwa se ari za nyabingizi wabo zimwicayeho, kugira ngo ntabonane n'uwo bashakanye ajya abyikorera, akumva ko mbese uriya nta gaciro afite, agaciro gahaye biriya byakora. Number 1, ikintu ugomba kwikuramo ni ibyo ngibyo byo kwikinisha. Nimba bikunaniye ibibazo byose twavuze bizakokamaho, uhure n'ingorane, shaka uburyo unyaruka uzano mu kigo kwa Kisake, shaka 10,000 uze tube twagukurikirana. Uwo muzimu izo ni nyabingi, nimba navuga umuzimu, nimba ni nyabingi zikuveho. Rero buri hari abantu bajya bansetsa cyane, bakambwira batareko Kisake ibintu by'amarozi n'imyuka mibi bati bibaho. Mu kanya turabyinjiramo, buri utanwa nagaramye agira ngo ijuru riri hafi. yes, unanagize ati mwaramutse neza Kisake, ati turagushima cyane ko watuzaniye Dani ngo adufashe, ati nanjye mfite ikibazo gikomeye cyane, njya kubwiherero najya kwituma nkababara cyane, nkatakaza utuntu tumeze nk'uduhurunguru, ati ese mwamfasha? Abanje aragushima rwo, aranshimye aravuga ati urakoze cyane kuba watuzaniye Dani wadufashe. Iyo nzobere nanayizanye kugira ngo ngwino ubonane nayo ku ivuriro ibihari. Uwo icyo nabasha kumusubiza mu magambo makeya, iyo nzoka ituma agira ikibazo cyo kwituma amahurunguru ntago ari telekomunasi, nta nubwo ari na telekosifari, ahubwo ni inzoka ya amibe. Buriya tubanze tubibutse yuko umuntu atagenewe kujya ku bwiherero ngo ahurungure cyangwa se azana utuntu tumubabaza tumeze nk'amahurunguru. yes, oya, ntago umuntu yaremwe gutyo ngo amere uko nguko. Ibyo tubizi ku matungo. Buriya biba byagenze gute ngo noneho ibiba ku matungo bimubeho? Kenshi na kenshi iyo ufite iyo nzoka ya amibe haboneka ibibazo bitandukanye. Ushobora kujya kwituma ugahurungura, ushobora kujya kwituma warangiza hakaza ururenda, cyangwa se ukajya ukabona haje amaraso. icyo haba hari impamvu yerekana ngo ufite inzoka ya amibe. Kenshi na kenshi iyo ndwara y'inzoka ya amibe iterwa n'ibintu bitandukanye: umwanda, gufata isahani ukayikoza mu mazi, ugashyiraho ibyo kurya ukarya ikijojoba y'amazi. Mu maresitora no tujya tubibona, no kurya no kuguhikanya warayuririyeho hagati mu menyo ibyo kurya bitashizemo. ni ukuvuga ngo nimba ugiye kurya wakagombye gukorera ibyo ugiye kurya isuku. yes, nose nk'abantu barya mu maresitora buriya kenshi na kenshi abamaresitora bakabaye boza ibintu bukiri kare, bakabishyira ahantu bikumuka. Ariko buriya uzaba ufite abakiriya barenga 100,
ngo ibintu zabyoza hakiri kare. ubwo rero uwo ni wo wa musaruro wa za nzoka zo tugiye kurwana nazo. Usanga abantu bavuga ngo uvuye ngo kurya muri amibe. Abantu b'amaresitora bihangana batubabarire, tuba tuvuga ibi kugira ngo namwe mudufashe ubuzima bw'abantu bube bwiza, mubwiteho. ibiryo bundi burya biba ari byiza, ariko amasahane ibitambaro bayahanaguza. Igitambaro gihanaguye igikopo nicyo gihanagura isafuriya, nicyo gihanagura ikanya, nicyo gihanagura isahani n'ameza. Nawe ugifashe mu ntoki n'ameza, yes, ibaze nawe. kandi buka ameza buri muntu wese azafataho. Ikibazo gikomeye cyane, ababishinzwe barabyumva, bazajya bakurikirana iyo suka nakanyuzemo kugira ngo tube tubabwira. Yes. Amibe ni inzoka mbi cyane, igenda ikafata mu rura runini, ikagenda ihadoma, noneho igafata no mu rura rutoya no mu gifu, ikagenda ikahafunga, ikabuza igifu gukora neza. Ariko wari uzi ko amibe ishobora gutera umwijima kubera ihadomagura, igatuma akarurwe indurwe icika intege neza, bigatuma uruhago rw'inkari n'umuyoboro w'inkari bitagishobora kuba bihagarara mu buryo butunganye kugira ngo umuntu yitwe umuntu. nyababyeyi ikagenda neza ikangirika. Amibe ni indwara mbi, ituma wishimagura ku matama, kwishimagura umubiri, ugafuruta, ururimi rushobora kubyimba, ushobora no kurya ikintu ukaruka, wafata ku kintu kiryohereye wagishyira mu kanwa nk'inanasi, sukari, ubuki, umuneke, wabishyira mu kanwa ugahita ugarura. Abenshi ngo igifu cyanyishe, banza ugenzure icyo gifu kujya kurwara cyarwajwe n'iki, kugira ngo witume bene ako kageni nabi byatewe n'iki. Hari igihe ubundi inzoka ya amibe nakoze ubushakashatsi, mbona ni inzoka mbi cyane, igenda mu maraso ikagendana n'amaraso cyane mu bwonko umuntu ikajyamo, yarangiza umuntu yamara gusa nk'aho muri gasereka mbivuga uko nguko, ugasanga umuntu ataye ubwenge yikubise hasi. Ariko wari uzi ko iyi nzoka ya amibe iyo irigase aha hejuru mu kameme, aho bita muri diaphragme, ugira isepfu. ngo mu yandi magambo ni hagati y'ibyo mu nda n'ibiri mu gatuza, utangira kugira akantu kagatangira kuzamuka, ugasanga umuntu yarwaye ikirungurira, arataka ikirungurira, noneho ikirungurira bakamuha imiti y'igifu, kandi igifu nubwo cyarwaye cyatejwe n'iki, n'amibe. ugasanga abantu murivura nabi, kandi mu by'ukuri si ibibazo bindi, ahubwo banza uvura igitera uburwayi. Baransuzumye ngo bansanga ibisebe mu gifu. Reka twikomereze. Unati mwaramutse neza, ati turakwishimiye Kisake hamwe na Dan, ati dusobanurire neza ibyayo marozi, ati numva uko bimeze kuko njyewe nigwa n'ibintu ndyamye umwuka ukwenda guhera, ati byaba ari ibiki. Kugira ngo tubyinjiremo, buriya dukubita hirya tugakubita hino. Reka mbanze ntanga umurongo wa telefone mwandikeho ubutumwa bugufi. Mbibutsa ko dufite gahunda yo kubafasha iri aha ngaha mu kigo kwa Kisake. Shaka ibihumbi 10 uzu utugereho, numara kutugeraho rwose pe ibibazo byawe bizajya bigenda bikemuka. Umurongo wa telefone ushobora kwifashisha uramutse urwaye, uramutse ufite bino bibazo bitandukanye, andika 078 00 75 130. Ndongera nyigusubiriremo, ni 078 00 75 130. 078 00 75 130. Mbibutsa ko iyo promosiyo izarangirana kuno kwezi. Shaka amafaranga ibihumbi 10 uzosuzumwe uhabwe n'icyagufasha. Dukorera hano i Kigali Kicukiro Centre. I Kigali Kicukiro Centre urahadusanga. Ahandi ni hano i Rubengera. Ubwo abantu bari mu Rutsiro barazamuka bonza mu dusanga i Rubengera, abantu muri hano Nyamasheke ni hano i Rubengera mu dusanga, abantu muri Rubavu, abantu muri aho hirya Cyangugu, muraza mu dusange hano i Rubengera. Ngo nimvuga i Rubengera neza neza ni hano ku Kibuye. Nugera Rubengera umpamagare, ubwo umuntu wese azajya amamagara mubwira hafi kuri we. Ahandi ni hano i Kigali Kicukiro Centre. Buriya Dani, basogokuruza bacu, hari uburyo kibabagaho. Hari ibintu bitatu bakekaga ko bibatera uburwayi cyane. Ibyo bintu bitatu, icyambere, ubundi banyuraga mu nzira iziguye
n'itaziguye kugira ngo bamenye icyabateye uburwayi cyangwa se bamenye ikintu kirimo kiramara imitungo yabo. inkomoko y'icyo kibakurikirana iva he? iva hehe? Hari ibintu bitatu bakeka ko ibyo byose bibaho. icya mbere ni ukuba umuntu yarogwa cyangwa se nyine bakagura ayo marozi. icya kabiri ni igihano gikomoka ku bazimu. icya gatatu ni ukurenga kuri kirazira. ariko se Dr. Kisake, ndakumva. abazimu babaho? aha, buriya iki kintu abantu bagomba kucyumva. ubundi ijambo umuzimu ni uwavuye ku wapfuye. none bakavuga ngo uriya ni umuzimu wa kanaka. ngo uriya muntu ngo umuzimu we ngo namara kugenda ngo umuzimu we ngo uzagukurikirana ngo ntuzawukira. ujya wumva abantu bavuga ibyo se buri uriya muzimu wavayo? reka rero tubanze tubisobanure neza. kuvayo gusa se kuguhanika. buriya reka duhere kuri iki cy'amarozi. hari igihe umuntu arogwa yariye, yes, bakagushyira mu byo kurya cyangwa ibyo kunywa. ibi tubimenye buriya dani nimba kera barabonaga ko umuntu yarozwe. muri iyi minsi ntabwo abantu barogana 100% baraburya rwose. si byo biri iwanyu iyo ngiyo se tuvuga cyane. hari ibitama, hari itaru, hari amahembe bagutereza. ariko ibyo by'amahembe biza muri iyo myuka mibi. ntabwo biba biri muri buno buryo abantu bose babyita ngo ni amarozi. ariko twebwe nk'abaganga ba sogokuruza bacu babisigiye turabitandukanya tukabimenya cyane. nimba umuntu yatewe n'amahembe ukamenya ngo iryo ni ihembe, ukamenya ngo ni ibijaganyuro. wari wabona umuntu guhera munsi y'ibirenge harya kugeza hejuru mu mutwe cyane. Bibiliya niyo ibivuga neza ngo akajya kumva hari nk'urunyo ruzamuka mu kuguru ugafata mu itako ukamukorogoshora bamucisha no mu cyuma indwara ikabura ngo kimukiye aha ngo kiragiye akumva akantu k'agasatsi kameze nk'akagendagenda yagakurikirana agiye kugafata akagapfuka akakabura kandi akumva kagenda kamurya. hari ibyo bita ibijaganyuro guhera munsi y'ibirenge umuntu bikamurya bikazamuka mu bujana, bikazamuka mu mavi, mu rukenyero, mu mugongo. ariko se burya ibijaganyuro twabitwara mwanya wa nyabingi cyangwa baba ari amahembe? buriya ibijaganyuro n'amahembe na nyabingi biratandukanye. burya se biratandukanye cyane. reka bikwereke neza. ubundi ibijaganyuro umuntu ashobora kubigutega, ashobora kubigutuma. ariko hari igihe ibijaganyuro biza mu buryo bw'ihembe umuntu yagutumye, ariko ihembe riraza rikagukubita aho rinyuze hakakurya cyane ihembe. ariko noneho rero ubundi kenshi na kenshi basogokuruza bacu baraterekeraga, barabandwaga. iryo ni ryo ryari isengesho ryabo, ni nawe wari wo mubatizo wabo, ntabwo twabagayo. none niyo mpamvu najyaga mbona sogokuru wamuhaga icyo kunywa ataranywa akabanza gusuka ku itaka. burya hari icyo yahamuraga, hari icyo yatongeraga. ntitukabigaye kuko basogokuruza bacu bari abahanga. turagendana neza. niyo mpamvu ubundi iyo umuco ujya gucika abazungu baraje cyangwa se abera badukuraho ibyo byacu batuzanira ibyabo. nimba umuntu yarabandwaga agaterekera abantu bakabana neza mu mahoro, turagenda neza. wanyura aha bakaguha amata ukanywa, wanyura aha ngaha bahesheje urwaga bakaguha ukanywa, cyangwa se bahesheje ibyo kurya bakaguha ukanywa. muri iyi minsi uracyabibona. usigaye ujyana ahantu baguha ubushera ukirinda gukora ku gacuma, baguha amata ugatinya gufata ku cyansi. hari igihe bagira gutya bakaba ari byo bagutongereyemo. erega muri iyi si tumenye ko abantu babaye babi. hari abeza hari n'ababi. uwumbimpakanya bimbaze, abeza bariho n'ababi bariho. umuntu uroga ariho, urogora ariho. umuntu umwiza n'umubi bariho cyane. niyo mpamvu ibyo byose tugomba kubicogacoga tukavuga ngo ibi bibazo byakemuka gute kugira ngo ubuzima bw'abantu bwongere bugubwe neza. ariko byakemukira kwa Kisake. kwa Kisake basogokuruza bacu barabidusigiye cyane. kuraza ukicara hariya ukabwirwa ibyawe nta n'icyo uvuze. uzabishaka azaze kugira ngo byibura wowe wumve ikintu kiryaha kikimukiraha.
kugira ngo ikibazo gikemuke neza. ariko wari wajya kwa muganga, umuntu yaraje arambwira ati nagiye kwa muganga baransuzuma babura ikindya kandi mbabaye merewe nabi, numva nenda gupfa. ibyo se ntibiriho? Birahari. naramufashije kandi amererwa neza cyane. ariko buriya Dani, ibaza abantu bagira gutyo, umukobwa akaba ari mwiza agateretwa ariko ubukwe bugajya bura bupfa. ase buriya twabyita ko ari umukino? buriya ntabwo ari umukino, cyangwa se si umukino, si n'umukino. hari igihe bamuzinga bakabigutongera bati umuntu umwe yageze kunyihamagara nari kuri radiyo imwe, arambwira ati sogokuruza nari umwana mutoya arantanga, aravuga ngo nzakobwa inshuro 10, kandi niko byagenze. abantu buriya hari igihe abantu bakina ku bantu bakuru cyangwa se ku bantu baba bifitiye ibyabo, ugasanga umuntu icyambere urarenga kuri kirazira, cyangwa se ntiwibuka n'abakugiriye neza, urambwira ko wa muzimu wahoraga wabwiraga utazagukurikirana cyane 100%. kera nimba nta mwana wasohoraga imbuto atabanje kubibiri wabo, erega burya ururimi ruratonda. kera nta mwana wasohoraga imbuto atabanje kubibiri wabo. njyewe najyaga mbona mu rugo twabaga tugiye guhinga, utarajya guhinga mu murima wawe ukabanza gutera imbuto mu murima w'ababyeyi bawe. muri iyi minsi abantu barabyirengagije, urakorera amafaranga uwakugiriye neza wayaguhaye cyangwa se wakurihiriye, cyangwa se umubyeyi wawe ukamutera ishoti, urambwira yuko umuvumo utazagukurikirana. ahubwo nubwo wanayagira n'uzayarya ngo wumve yanerezerewemo. noneho hari ibindi bijyanye n'ibitega n'ibifaru, ibyo byose na Nyabingi babishyiraga mu majwi ko ari byo nyirabawo yazana w'ibyago mu muryango ndetse n'ibihombo. burya se ugasanga za Nyabingi, ibyo biti bifaru, ibyo biti imitongerano, nibyo bihindutse ibyago, ugasanga umuntu rimwe na rimwe ariyahura mu muryango, ugasanga batewe n'uwo muzimu wo kwihanika mu mugozi cyane. noneho ugasanga abagabo cyangwa abagore bafite icyo bita umuzimu w'umukubabibero, ugasanga umwe araca inyuma y'undi, ugasanga agiye gufata akana kandi abakuru cyangwa se uwo bashakanye ahari. uriya yanarongorwa mu mwanya murumuna we akaba yashaka undi mugabo wo hirya, akaza kwiba umugabo wa mukuru we, akaza akamutwara. abagabo benshi bino babikora, uno muzimu barawufite, umukubabibero ubariho. abagore benshi nuko nimba ibi ngibi ubyibonaho, ukajya abana bawe bahera hasi, ukabona abana baheze hasi barakunjama, babaterereje ibi ngibi, barabaroze, barabangirije, barababuye, ugasanga umuntu yabaye kazizi. ikintu bita akazizi sinzi nimba abantu bagisobanukiwe, ugasanga umuntu yahora mu nzoga, nibyo bamuterereje atavayo. ni umwana mutoya, ni umusore. abanyamahanga njya numva babyita ngo rujyujyu. ugasanga neza umuntu yabaye uko nguko, kandi ari ibintu bya karande cyangwa se ari iby'intezi barabimuteje. yes. muri kino gitondo ndakubwira ngo unteze amatwi, tabara ubuzima bwawe, ubwabawe ndetse n'ubw'ibyawe, kugira ngo bibashe kubaho cyangwa se babashe kubaho. mpamagara ku murongo wa telefone, minota yo irimo kugenda igenda, ariko umurongo wa telefone ni ingenzi. umurongo wa telefone ushobora kwifashisha uduhamagara, ufite ikibazo runaka ukaza tukagufasha. wandike 07 8 00 75 130. ndongera nyigusubiriremo, ni 07 8 00 75 130. uwo murongo ujye wandikaho kisake cyangwa se gisake, andika 07 8 00 75 130. hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. ndongera nyigusubiriremo, ni 07 25 92
63 36. Iyi mirongo yombi ujye uyandikaho Kisake. Unati mwaramutse neza, ati ndi Burasirazuba, mfite abana banjye bose nta n'umwe unyumva, ati ese nazaza mukamfasha? Aho cyane abo bana agomba kubazana, hari basanga baratewe n'imizimu, tukareba nimba ari za nyabingi z'iwabo cyangwa se ibifatanye n'intezi, abantu bakabibateza, bakababura. Ugasanga umwana yari umuhanga ku ishuri, ariko umuntu agize atya aramuroze, umwana ubwenge buratakaye, yagera no mu ishuri agatangira gusinzira. Unati mwaramutse neza, ati ndabashimira cyane Kisake, mwaramfashije, njye narakize, ubu merewe neza. Urakoze cyane. Unati mwaramutse neza Kawonawo, ati ndagusabye unsobanurire, ati nge ibintu uko birara biniga umwuka ukenda guhera, ati mfite n'ibintu biza bikagwa hejuru y'amabati nasohoka nkabibura. Icyo nabasha kumubwira nuko yaza Speed, umuntu arababaye bose tukamusuzuma agahabwa igisubizo. Hari igihe ibintu bigutera mu rugo utabizi, cyangwa se ukajya ubyumva, ariko mu by'ukuri ari ibintu bagutongera, hari ibintu bagenda bakagucuraguriraho, ugasanga ibijangwe birahora iwawe, imbeba zirahora iwawe, nta kindi zihamara ari byo baguteza. Ariko uzi ko hari abantu bagenda bagaterwa n'imbeba, ngo imbeba zaha zarananiye, ngo imbeba ngo nubwo wazitega ntizishobora gupfa. Ntabwo arizo buryo ugira ngo ziba ari imbeba zisanzwe. Ntabwo biba bisanzwe, buriya ujye utekereza kabiri kubikubonekaho cyane. Buriya nge ndabona amasaha yo arimo kugenda yoyoka, amasaha arimo aragenda. Twaganire byinshi ku muntu uba ugifungura inyakiramajwi ye aka kanya, ariko ubutumwa bwa nyuma unanagize ati nge naragowe, ati ndabasabye munsobanurire aho mutuye. Ntago atubwiye icyamugoye, ariko buriya kirahari iyo umuntu yandika ubutumwa aba afite impamvu. Dukorera hano i Kigali Kicukiro Centre, i Kigali Kicukiro Centre, uzaze uhadusange. Ahandi ni hano i Rubengera, shaka 10,000 uze muri iyi minsi ya promosiyo igiye kumara kuno kwezi turi kumwe, noneho uzaze tugufashe. Kawo nawo ndashaka usezera abantu, tuvuga umurongo wa telefone, noneho tubone gutandukana. Abaduteze amatwi ndabasezera kandi mbifuriza kuba mwaduteze amatwi muri kino gitondo, kugira ngo n'ejo hazaza ubuzima bwiza bukomeze kujya imbere kuri mwebwe natwe twese. Buriya abantu bajye bibuka ko kwivuza ari ngombwa, nta kure kwa muganga habaho. Twaganire byinshi, hari ibibazo bijyanye n'uburwayi busanzwe twabonye ku bagabo, tubona ku bagore, twarebeye hamwe n'ubundi burwayi bufata mu ngingo zacu cyangwa se bukadubuza kumererwa neza. Ariko ndakubwira ngo ntugacike imbaraga, hari igihe waba warazengurutse ahantu henshi ari ibibazo byawe ntibikemuke. Muri kino gitondo nyaruka uzano kwa Kisake, bitekerezaho inshuro 2, nurangiza ufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye hano mu kigo kwa Kisake. Ni 10,000 uzajya uza witwaje muri no gahunda ya promosiyo twabashyiriyeho. Twarebeye hamwe rero n'ibidutera bikatuma ibyacu bigenda, ibyanyu bikayoyoka, bana banyu bakabananira, bakakuzinga ntubone urubyaro, cyangwa se ibijaganyiro bikagufata umubiri wose ukaribwa utabizi, ndetse n'abandi bazingirwa iwabo. Ariko ndakubwira ngo igisubizo kirahari. Andika umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone ni 0788 00 75 130. 0788